ikaze nanone kuri televiziyo yanyu Mukerarugendo TV. Mushimirwe urukundo n'ubufatanye mukomeje kutugaragariza. Natwe dufite inshingano zihoraho zo kutabatenguha. Tuzakomeza gukora ibyo dushoboye ngo tubategurire ibyiza kandi byose bishingiye ku byifuzo byanyu. Mu cyumweru gishize twabagejejeho urutonde rw'abahanzi b'abanyarwandakazi bakanyujijeho mu myaka yo hambere, bamwe muri bo kandi bakaba bataratezuka kuri gahunda yo gususurutsa abantu mu ndirimbo zabo ziryoheye amatwi. Amazina y'abahanzikazi twavuzeho twibandaga ku baririmbaga ku giti cyabo, ariko rimwe na rimwe bakaniyambazwa mu matsinda n'amatorero. Nk'uko twabisabwe na benshi muri mwe, muri aka kanya tugiye kubagezaho amwe mu mazina akomeye y'abahanzi b'igitsina gabo b'Abanyarwanda bubatse izina rikomeye muri muzika. Nk'uko twabigenje ubuheruka, uru rutonde rw'abanyabigwi mu kuririmba turarushyira mu byiciro bibiri. Muri iki kiganiro turagaruka ku bahanzi babaga mu bihugu by'amahanga ku mpamvu z'ubuhunzi, hanyuma ubutaha tuzakomereze ku bahanzi bari batuye mu Rwanda mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Kuri iyi nshuro nanone kandi turibanda by'umwihariko ku bahanzi baririmbaga ku giti cyabo, kuko hari igihe kizagera twitsitse no ku maorchestre n'andi matsinda ya muzika. Tubasobanurire kandi ko ku rutonde rwacu nimero ibanza idasobanuye ko byanze bikunze uyiriho aba ari we muhanzi ukomeye kurusha abandi. Umuhanzi dusanga kuri nimero 1 ku rutonde rwacu rw'abahanzi nyarwanda b'igitsina gabo bakoreraga ubuhanzi bwabo mu mahanga mu buhungiro ni Muyango Jean Marie Vianney. Kabitaganira yatashye Rwanda yatucyuye mu batubyaye twamwitore cy'umwarugusha. Uyu mugabo ukuze yamamaye mu myaka yo hambere nk'umuhanzi w'umuhanga. Yamaze igihe kinini mu buhunzi mu bihugu by'u Burundi n'Ububirigi. Azwi mu ndirimbo zanyuze imitima ya benshi, zirimo izo yahanze ku giti cye, hakaba n'izo yaserukanyemo n'itsinda Imanzi n'Amariza, ndetse n'amatorero arimo itorero Ishyaka n'itorero rizwi cyane Imitari. Ibihangano bya Muyango byamamaye cyane birimo Ikobe, Manyinya, Sabizeze, Nyundo, Utari Gito, Ibihangange, Nyirabashana, Karame Uwangabiye n'izindi nyinshi. Mu ndirimbo ze, Muyango Jean Marie Vianney yagiye yifashisha abacuranzi bari bazi gukora mu murya wa gitari, barimo Mutsari Jean na Albert Rudatsimburwa. Muri iki gihe, umuhanzi Muyango na n'ubu aracyakora mu nganzo. Ku mwanya wa kabiri w'urutonde rwacu rw'abahanzi b'indirimbo bakoreraga muzika yabo mu mahanga aho bari barahungiye, turahasanga umusaza Ngombwa Timote. Ngombwa Timote w'imyaka 79 yavukiye mu cyahoze ari Byumba, ariko ahungira mu bihugu bitandukanye byo muri kano karere birimo Uganda, Tanzania, Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngombwa yahimbye indirimbo zisaga 100. Mu bihangano bye byamamaye ku rwego rudasanzwe harimo indirimbo zitwa Ziravumera, Ziganje Amarembo, Mpugutse Mpimbawe n'izindi. Turakomeje n'urutonde rwacu rw'abahanzi b'Abanyarwanda bamamaye mu muziki bakoreraga mu bihugu by'ubuhungiro. Tugeze kuri nimero ya 3 dusangaho Musoni Evariste.
umusaza Musoni Evariste wavutse mu mwaka w'1948 akaza guhungira mu gihugu cy'u Burundi, yahimbye indirimbo nziza zakunzwe na benshi mu ndimi z'Ikirundi n'Ikinyarwanda. Musoni Evariste waje kwimukira muri Canada na n'ubu aracyahimba indirimbo zinezeza abazumva. Mu ndirimbo nziza z'umuhanzi Musoni Evariste twavuga Sinarinzi, Amayobera, Wibabara, J'ai toujours espéré, Mubyeyi n'izindi. Inshuro nyinshi Musoni Evariste aba ari mu Rwanda ndetse rimwe na rimwe akitabira ibitaramo. Iyo nkubonye nibuka mama, imvune naguteye mu buto bwanjye kera, ishimo nkugirira ntirigira urugero mama, nzagira hane ngo nkwiture neza nyinshi. Dukomeje kubagezaho amazina y'ibyamamare muri muzika nyarwanda mu myaka yo hambere, aho muri aka kanya twibanze ku batangiriye muzika yabo mu mahanga ku mpamvu z'ubuhunzi. Nimero ya 4 ni nyakwigendera Emmanuel Katabandama. Icyo ushaka nawe nicyo ushaka, nakarusho turusha ibindi bima, ubana urukundo abantu maze twumvikane. Emmanuel Katabandama wari uzwi ku izina ry'ubuhanzi rya Emma Solo, yatangiye guhanga indirimbo akiri umunyeshuri mu mashuri yisumbuye mu mujyi wa Bujumbura mu Burundi. Mu myaka itangira za 80 ubwo yinjiraga muri kaminuza y'u Burundi mu gashami k'icyongereza, inganzo ye ya muzika yakomeje kumukirigita, atangira no kwamamara kubera kumenya gucuranga neza umurya wa gitari no kuririmba mu ndimi zitandukanye, ariko cyane cyane mu rurimi rw'icyongereza kuko yakididibuzaga ku marembo y'amenyo ye ukaba wagira ngo ni kavukire w'urwo rurimi. Gutera imbere kwa Emmanuel Katabandama aka Emma Solo kwatumye ashyiraho itsinda ryitwa The New Lights. Mu mwaka w'1986 Emma Solo arangije amashuri ye ya kaminuza i Burundi yagarutse mu Rwanda, aba umwarimu w'icyongereza n'igiswahili mu iseminari ntoya y'i Butare iherereye ku Karubanda. Icyo gihe urukundo rwe rwa muzika rwarakomeje, ariko cyane cyane imbaraga ze akazishyira mu gukirigita umurya wa gitari. Muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 Emmanuel Katabandama Emma Solo yarishwe hamwe n'umufasha we n'abana be babiri. Maze tukigana umugumya banga mu bikorwa, umugumya banga mu migenzo. Kuri nimero ya 5 y'abahanzi bakujije amazina yabo binyuze mu ndirimbo hari Albert Mbaraga. Uyu muhanzi Albert Mbaraga wabaye mu gihugu cy'u Burundi yaririmbye indirimbo nyinshi zakunzwe na benshi, ariko izamamaye kurushaho ni izitwa Icecekere n'Abantu Mugani Wacu.
tugeze kuri nimero ya 6 dusangaho Intore Masamba. mwana wanyoye nkukiri muto kandi agatsinda ugenda nka zubu iyizire genza gutaguse n'uruburama genza ruhindura urucantege iyizire. Amazina ye yuzuye ni Masamba Butera Intore. Uyu mugabo uri hafi kuzuza imyaka 56 y'amavuko yavukiye mu Burundi. Umubyeyi we nyakwigendera Atanazi Sentore nawe yari umuhanzi gakondo wari warazobereye mu gucuranga inanga. Masamba ni umuhanzi wabigize umwuga. Arahimba, akandika, agatoza, akaririmba, agacuranga, akaba n'umukinnyi wa sinema n'ikinamico. Yagiye yegukana ibihembo byinshi bishingiye ku buhanzi. Masamba Intore yamamaye mu ndirimbo nyinshi zirimo Nduwawe, Wirira, Rwabihama, Kanjogera, Mama Shenge, Karamera Udasumbwa, Nyeganyega, Uwanyoye inka n'izindi. Wizihiye ingambi nganja kubone iyizire iyizire mwiza wanjye iyizire wanyoye nka iyizire. Tugeze ku mwanya wa 7 w'abahanzi nyarwanda bakoreye ibikorwa byabo bya muzika mu mahanga. Kuri uwo mwanya turahasanga umuhanzi Ngarambe François Xavier. Mwana we naramubonye ndamutangarira yarandehebye ndamwunamira asekeye ndamuterura ndamudabagiza. Ngarambe François Xavier w'imyaka 62 akaba yaramenyekanye cyane mu ndirimbo Umwana n'Umutware. Yabaye igihe kinini mu buhungiro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma aza kwimukira mu Burundi aho yize amashuri makuru mu masomo y'amateka. Mu gihe yigaga amashuri makuru yari yaratangiye guhanga no kuririmba, biza kuba mahire ubwo yahuraga na wa muhanzi nigeze kubabwira kuri nimero ya 4 y'uru rutonde rwacu, ari we Emmanuel Katabandama Emasolo, baza kuririmbana mu itsinda The New Light. Usibye indirimbo Umwana n'Umutware ifatwa nka masterpiece cyangwa chef d'œuvre mu ndirimbo zose za Ngarambe François Xavier, mu zindi ndirimbo yahanze twavuga Nabacu, Mama Mwiza, Ngaha Ndaje, Ngukunda Ukuri, Ingabire, Ndinda Tujyane n'izindi. Twongere tubashimire uyu mwanya wanyu w'agaciro mwongeye gufata ngo mudukurikire. Ikindi tubashimira nuko mukomeje kudushyigikira mukora subscribe. Biragaragara ko Mukerarugendo TV ikomeje kumenyekana kubera iyo nkunga yanyu ikomeye. Abatarashobora gukandaho namwe ni mubirangize twikomereze. Dukore kandi like, dukande share, tutibagiwe gushyiraho na comment uko tubishoboye. Mukomeze kunogerwa na gahunda zacu. Mwari kumwe na Jean Claude Munyandinda.